na Sunil Duty uyu ubwo ngo sogokuru yari umufana w'umugore bitaga Nargis cyangwa se Nargis n'umugabo we bitaga Sunil Duty. Abo ni ababyeyi ba Sunil ba Sanjay Dutt. Bara abastari bombi. Mama yari umukinnyi wa filime, niwe wavumbuye ibintu buriya byo gukina amafilime mu Buhinde. Mama wa Sanjay Dutt bamwitaga Nargis, noneho papa we akitwa Sunil Duty. Uyu nawe aravuga ati sogokuru wanjye nawe yakuze afana Nargis ndetse anafana umugabo we Sunil Dutt. बड़े फैन थे आफ्टर मदर इंडिया nyuma ya filime yitwa Mother India rero Nargis yakinnye. Nargis ubwo bari kuvuga ni mama wa Sanjay Dutt. उनका बच्चा पैदा हुआ संजय, baje kubyara umwana bamwita Sanjay. Ubwo ni Sanjay Dutt ari kuvuga. so he to my father ibyo byatumye rero अपने बच्चे sogokuru wanjye avuga ati natwe umwana wacu tugomba kumwita Sanjay tugendeye kuri bababyeyi nafanaga babyeyi umwana witwa Sanjay Dutt. राजा साहब ni साहिबा के ऑर्गन डोनेशन सर्टिफिकेट्स हैं ingingo z'umugore we twamaze kuzitanga sinya. Buriya iyo upfuye ushobora kwiyandikisha ukabwira leta ngo ngiye nimpfa mugasanga impyiko zanjye zikiri nzima muzazi yabazikeneye, umutima umwijima muzabe babikeneye. Ese n'induza aho bitangira n'induza aho birangira bimeze. Hari uwo batangiye kubwira, hari uwo batangiye kubwira inkuru y'ibintu byose byabaye. Ni wa wundi ufite umwana bahaye amaso. Umukobwa we rero yahawe amaso kubera umugore w'uyu yapfuye, none bimeze uku nuku. Uyu bamubwije ukuri. वैदेही भी यही चाहती है कि उसके बच्चों को बेस्ट ऑफ एजुकेशन मिले. Vaidehi yifuza ko abana be babona amasomo meza की लड़ाई है. ndetse yifuza gukora. आज की जनरेशन में भी gusa mu isi ya none यहाँ तो ऐसी हैं जो प्यार abagore babuzwa amahirwe को अपनी n'indoto zabo bari bafite देती है. अपने हस्बैंड की आइडेंटिटी को अपनी आइडेंटिटी बना लेती है. bagatangira kugendera mu izina ry'abagabo babo. आप तो राजा महाराजा लोग हैं. wenda we bino ntago wabyumva ariko niko bimeze. That's problems है. nicyo kibazo cy'abantu bo hasi. umugore wanjye yarapfuye, atanga amaso ku mukobwa wawe. gute ibyo bintu rero nabirika? gute igikorwa cyiza nk'icyo cyakozwe n'umugore wanjye natuma giteshwa agaciro? iyi nomero yoherereze Vaidehi. ahise arangira akazi wa mugore ufite amaso, wa mugore ufite amaso y'uwahoze ari umugore we. hari ibiporezo ateka mu rugo bamubwiye ngo nagomba kuva mu rugo, none umugabo ahise amurangira akazi k'umukiriya uvuye muri Amerika mu kubita 1,000. Gore batajya gukora, haravuga ngo mujye muza mukorere mu gikari cyanjye. Kumbe wazi ko ngo ubwo yabafashije, kumbe yabaniganye ijambo yatumye igitsina gore kidasohoka ngo kijye kwagura ubucuruzi bwacyo, ariko ubwazi ko ngo bamwubaha, kumbe nuko mutinya cyane nta n'umukunda. Wakakomeza yigamba ngo abantu bose baramukunda, kumbe yazitiye igitsina gore cyo muri karitsiye yose no mu kazano, yatumye batajya kwagura ubucuruzi bwabo ngo bajye bakorera mu gikari cye, kandi bakagombye kuba bafite uruganda runini banakunzwe banacuruza cyane. उसके बाद nyuma se yamanyogo nta nubwo tuziranye, बहुत कड़वी बातें कर रहा हूं. nakubwiye amagambo atari meza. niko तो मुझे धक्के मार के निकाल देना. iyo umugore wawe aza kuba agukunda n'amagambo mabi nakubwiye, ntabwo yari kuzongera kwemera ko ngaruka mu rugo rwanyu. ariko ibaze ko nakubwiye amagambo mabi y'agasuzuguro, umugore wawe akaba akimikazi wawe, ni ikikwereka ko nawe atagukunda, atishimira ibyo ukora. yarabitekereje, kumbe n'umugore wanjye ntabwo yishimira ibyo nkora. abona umugore kuko ari kurira, ati n'umugore wawe ntabwo akunda ibyo ukora, nuko aba yacecetse. nimba agiye ikaza abantu tukubwifi barabwiye ngo nikibe, ntigeze ababwira ko ari we bahaye amaso, yarabibahishe. we babeshye ko ari umuganga komeza abafasha, ntigeze ababwira ukuri ngo amaso mwambaye nayo umugore wanjye uya. nabwiye ko Kamari mujyana kwa muganga, kuki mutabikoze? urabona kikumvanye, ubundi ngiye si ibintu byanjye. nikabwira akana yari kuvuga nk'ibirara nk'amaniga nyine, kuko ariko kari akana kavuga k'imihanda. ntugire ikibazo, papa wawe ndi hano. kano kana karagiye kibeshya kari papa we, nawe akomeza kubikemerera, n'ubu kamenya ukuri. aracyari ukabwira ati papa wawe ndi hano, humura. ibintu by'indeho kumufunga, imbaraga z'abaturage nta mbaraga ziziruta z'umuyobozi uwo ari we wese wo ku isi. byabaye ngombwa ko abaturage bashyize hamwe bavuga ko uyu mugabo atagomba gufungwa. umwami wa nyawe ni uwigarurira imitima y'abantu, ndetse akabikora atitaye ngo umutima ari bwiteho n'uwandi, ahubwo agatuma imitima y'abamwe